Sadiki Shop nangwa se African Market iranga muri Kentucky Louisville n'abasisikariza yuko Sadiki Shop ashoboye wakeneye ibyo kurya gana Sadiki Shop arashoboye wakeneye amavuta yo kwisiga nka Rolite nangwa se Moviti wagana Sadiki Shop wakeneye kurya se ibiryo by'Afrika nk'ibitoki nangwa se indagara Sadiki Shop gana Sadiki Shop arashoboye Sadiki Shop ateka amandazi Sadiki Shop ateka chapati Sadiki Shop ateka sambusa byose wangana ndabizi ko ari ushobora kufitikira ukavuga ngo ntabwo umwanya wo guteka gana Sadiki Shop arashoboye Sadiki Shop acuruza amamesa Sadiki Shop wasangayo byo kurya byose by'Afrika inkoko z'Afrika nangwa se fresh meat inyama z'ihene nangwa se inyama z'inka zose wasangayo inyama zibagiweho Sadiki Shop afasha kwapurika amataxi y'umwaka akongera agafasha abantu kwishyura amabili yawe waba ukeneye kohereza amafaranga yawe muri Afrika gana Sadiki Shop baragufasha waba ukeneye kumenya byinshi cyane nomero za telefone wamushakiraho ni 502 631 337 uwo ni Sadiki Shop muri Kentucky Louisville muganeho byose aragufasha Sadiki Shop afite imodoka y'imura abantu Sadiki Shop afasha abantu mu by'ubukwe Sadiki Shop abagejeje ibiryo by'Afrika Sadiki Shop arashoboye bavandimwe mu mugane Sadiki Shop Reka twese twasuhuze abadukurikiye uyu mwanya tubabwira uti iyi ni channel yanyu online cyangwa se umubwiriza online TV turi kumwe namwe rero uyu munsi kwa turi kumwe n'umutumirwa wacu uyu munsi twishimiye kongera nawe ubushize twari kumwe ariko hariho benshi bamubonye bataramubonye twamwikaze akabibwira ngo tukomeza n'ikiganiro cyacu uyu munsi murakoze. Okay, murakomeye mugira mu bitangiye urajya ubikata none ukomeze ukomeze ntugire ikibazo usetse ugize editing kimaze urabikuramo. Okay, alright, none ubwo ninjye gukurikira. Okay, murakomeye abo kumubwiriza online TV. Mu mazina banyita Augustine Munganga ariko ubundi bakamamagara Vestine. Hano rero tubahaye ikaze muri kino kiganiro ngiza ko tubigire ikiganiro cyiza murakoze. Yego murakoze namwe Vestine Imana igumugisha twifuje guhana nawe uyu munsi kuko uje twaganiye ikiganiro kandi cyakunzwe na benshi ndetse bifuza ko cyavugana nawe uyu munsi rero twatujya ngo tuze tuganirize kandi ubundi bigano byacu nahagaruka twatuganira n'abakristo ko dufite topic yitwa umukristo n'iterambere. Ese umukristo ni iki, iterambere ni iki, ni gute wakwifata muri byose kwagira ngo mbere ya byose ukuri umukristo ubundi iyo tuje ko ikintu tangiza ijambo ry'Imana cyangwa se tugatangiza Imana mu bikorwa. Ubwo rero uyu munsi akaba ari umwanya mwiza kugira ngo dusenge ubundi twihe Imana igihano cyacu kize kugenda neza. Vestine wadusengera. Yego nikadusenge. Mana yera Mana ikomeye turagushimiye yuko wabyemeye yuko twongera guhura n'abavandimwe tukaganira ko ibikorwa dukorera hano muri ofisi turongeye gukwiragiza mu bikorwa byacu ubuze kubana natwe ubuze kudufasha muri byose. Izo tubisabye tukwizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ikiganiro cyacu rero cy'uno munsi tugira ngo tukijye dutangiriye kuri iyi ngingo ivuga ngo reka twihanganishe abantu bitameze neza kandi abo bimeze neza bashimire Imana. Twibuka Kongo nk'igihugu cyacu twavukiyemo ndetse twaturutsemo bamwe na bamwe ahantu hari kuvugwa imvururu nyinshi z'intambara
ishyamiranye iri mu bice bya Rucuru ndetse n'ahandi hantu ukaba usanga hari ibibazo bitandukanye by'intambara zidashira. Ese intambara ziza gute, zizakemurwa n'iki, ninde uzabikemura? Reka tuvuge ngo Imana ibe hafi kandi Imana igomeze irinde imiryango yacu dufite ndetse n'ibyorezo biri hirya no hino biri kuza turi kumva bigenda bifata ubuce bumwe na bumwe nko mu Uganda ahantu twumvisha haje icyorezo cya Ebola. Iyo Ebola rero ikaba yaje mu bwoko butandukanye kandi mu buryo budasanzwe, iri kwica abantu benshi, imaze kwica abantu benshi. Iyo Ebola twumvishe ko bataraboneka n'urukingo, ariko hamwe n'Imana nizera ko byose bizagenda neza. Imana turinze dukingira corona, iturinda corona, nubwo abantu bamwe twabuze abantu, abandi bagiye bakagira ibibazo bitandukanye, ariko turacyashima Imana. Reka rero Vestina tutaragwa ikaze, reka tumanze dufashe abantu. Ese ushaka kumenya ahantu wahahira hari isoko ryiza, ushaka kubona ibyo kurya udahenzwe? Aho hantu urahazi cyangwa murangire? Ahubwo mwandangira kubera yuko nkunda guhaha cyane. Yego. Reka tubabwire rero mbere yuko dutangira cyacu ko twarangira isoko ryiza ririmo ibyo kurya wifuza. Waba wifuza ibyo kurya bivuye muri Afurika cyangwa se uturuka muri Afurika, ibyo kurya byiza bifite umwimerere, ibyo kurya byiza bidafite ingaruka. Waba ukeneye amafanta cyangwa se amasoda, icyo kunywa cy'ubwoko bwose. Waba ukeneye ahantu wahahira intoryi nziza ziri fresh, atari zimaze imyaka mu mafirigo, zimaze iminsi. Waba ukeneye ibyo wakoresha mu bukwe, ari amasambusa, ibiryo byose hari abagenda bagufasha. Waba ukeneye gufata imodoka yo kurentinga ukabajya mu state atandukanye hano muri America, everywhere aho ushaka kujya hose, nta handi nakurangira. Sadiki Shop ni isoko ryiza. Iryo soko rero ririmo ibyo kurya byose kandi byiza kandi bihendutse. Rero ndakugira ngo ngwino ugane iryo soko. Adresse nayikubwira ni 1900 Cramus Lane, Louisville, Kentucky. Zip code ni 402216. Iyo ni adresse wanyuraho ushaka ibyo kurya, ushaka guhaha ukabaho neza. Iri soko nkunda kurangira n'abantu benshi n'abavuye muri Indiana baratega bakaza guhahira muri iryo soko, kuko iryo soko ufite food stamp, ufite ibyo bakarita bahereza abana mu mashuri, burya bashaka amafaranga y'abana guhahisha byose araguhereza. Hari ibirangite murabona ko imbeho yaje, hari blanketi burimo imisego, burangiti bwo gusasa bwo kwiyorosa, burimo n'inkweto wakwambara ubyutse. Hari nakubwira iki, ushaka inyama ziri fresh meat, ihene zari ziri mu firigo babagiyeho, ndakubwira ngo ukeneye gukira inzara, ukeneye guhaha ibyo kurya byiza, nta handi nakurangira. Iryo soko ni isoko ryiza rifite ibyo kurya byose. Gana Sadiki Shop ubundi wihahire. Inomero hamagaraho ufite ikibazo cyangwa se ukeneye ubufasha, hamagara kuri 0522413377. Nayisubiramo ni 5022413377. Ukeneye guhaha rero wahamagara izo nomero bakagufasha. Ikindi ukeneye kohereza amafaranga everywhere mu bihugu byayo byose, wabagana bakoresha RIA. Ukeneye kohereza muri Congo, mu Buganda, mu Rwanda n'ahandi, barohereza amafaranga ku buryo bworoshye kandi mu buryo bwihuse. Baragufasha icyo cyose ufite kigakemuka. Bafite amatelefone, bafite amasim card. Gana iryo soko Sadiki Shop ubundi bagufashe. Imana ibahe murakoze. Ese muraho amahoro? Bikomeye cyane. Kutuje cyane? Bibaho. Buno twaje kandi tuza tugira ngo tuganire nanone ku kiganiro cyacu nagaruka twarutuye ngo twongere tuganire nawe. Ese ino iwanyu bimeze gute? Ni amahoro? Ini yacu yanyu umubwiriza online TV turacyagana namwe, ariko ubushize ubwo twavuganye waje kumbwira ko hari ikintu abagombaga kubwira abadukurikiye kijyanye n'umunsi wo gutangira kwa purayingaho cyangwa se kwapurika amataxi. Byaba byifashe gute? Yego byerekeranye no kuza kubaruza imisoro yanyu uyu mwaka 2023 ariwe 2022. Imisoro tuzabarura ni ya 2022, izatangira muri January 24. IRS nibwo izatangira gufata
application tuzaba twapuritse ya mbere. Ubwo rero ndabararitse ikaze rwose muri ofisi ribi rwose kwa Vestine Products muri Isanga. Muze tubabarurire uko amategeko abitegeka. Murakoze. Yego murakoze. Ya wakwihangana ukongera kubasubiramo ukwezi n'itariki? Itariki ni January 24, itariki 24 z'ukwa mbere muri 2023. Ubwo rero abantu batabonye stimulus ya gatatu yabo nabo ndabararitse kubera yuko ngo ari papuro bazaboherereza muzanzanira byerekeranye n'iyi misoro ya 2022 bazabibona muri mail zanyu muzabifate neza mubizananye na W2 kuko nabyo bizakenerwa uyu mwaka abatarabonye stimulus yabo ya gatatu. Murakoze. Yego murakoze namwe kandi ndagushimiye cyane kuri iyo kintu nanone wongeye kudukangura udushishikariza kwitabira uwo munsi w'ukwezi kwa mbere ko kwapurika cyangwa twapurayinga amataxi y'umwaka. Nagira ngo mwibutse niba twataratanze nimero zawe ushaka kubabwira nimero zawe nanone ubwo tuzazandika tukazipiningaho ariye umuntu yabagirwa, ariko tuzagerageza gukora ibintu bishoboka dushyireho na business card yawe kugira ngo abantu babashe gusobanukirwa aho bakubona ndetse na adresse bakoresha kugira ngo bakubone. Ariko icy'ingenzi ubu twagusaba nimero kugira ngo abadukurikiye bakeneye kuvugisha kugira ngo bahe ubusobanuro butandukanye ya uburyo bakubonaho. Murakoze. Nibyo, inimero yanjye ni 502 karindwi 6 2 4 6 9. Iyo nimero ni mobile yanjye. Njyewe nkunda ubutumwa bugufi y'ubunyoherereje buranezeza. Noneho mujye munyohereza ubutumwa bugufi nk'igihe ndi busy rwose njya mbwakira kandi nkabusubiza nihuse. Ubwo rero kubankunda rwose ubutumwa bugufi ndabutegereje. Nko kumbwira ko uje kanyohereza ubutumwa bugufi ariko umpamagaye ushobora kutabona umwanya wo ubutumwa bugufi ndabwizeye rwose ko nshobora kubusubiza byihuse. Muzajye munyohereza ubutumwa bugufi kandi murakoze. Yego murakoze namwe. Abatabashije gukurikira neza cyangwa kumva ubutumwa bugufi uvuze, niyo mpamvu natwe turi hano. Bivuze ko nimero yawe iri kuri WhatsApp, uwashobora kuba yakwandikira kuri WhatsApp akubwira impamvu agushaka, birakora kugira ngo ubashe kumusubiza. Yaba ari ibyo? Ni ibyo rwose. Text message ni byiza rwose, iranezeza, iza vuba nkayisubiza vuba nkakomeza akazi, bituma akazi kihuta. Yego murakoze cyane muvandimwe Vestine. Hari ikindi waba ufite wakongeraho kuri ibyo kugira ngo tukureke? Oya, nimundeke. Ikaze mu rugo kwa Vestine Products. Adresse murayibona. Ubutumwa bugufi nabwo murabwohereje. Nimwisange hano nta ribi rwose turabafasha. Yego murakoze cyane. Aha twari online impamvu ngo tukureke, ariko ntabwo twakureka kuko turacyari kumwe. Ndabizi anytime twakwifuza twakubona. Hari ikibazo? Ikaze. Sawa murakoze, Imana ibahe umugisha. Muri biste turakomeye. Turabashimiye cyane mwatwakiriye hano muri office iwanyu. Naga twongeye kubakira kuri channel yanyu kandi yacu Umubwiriza Online TV. Ndabizi ni channel iri gukurikirwa n'abantu benshi kandi ni channel yivuga butumwa. Twebwe ubundi dutangira channel yacu cyangwa se dutangira ikiganiro cyacu tubaza ati mbese Imana
igufite umugambi iki? Ese iyo bavuze umukristo bakavuga iterambere ku ruhande rwawe ubyumva ute? iterambere ry'umukristo iterambere ry'umukristo kumva ari ikibazo gikomeye cyane. ni mu yihe karite bwo? Ari mu mwuka, ari mu mubiri, ese ni gute umukristo yagira iterambere? mu mwuka buriya umwuka rero ntabwo njya nkunda kubisobanukirwa, ariko mu mubiri ho buriya umuntu ashobora kumva ari ibikorwa biri by'amaboko. Ibikorwa by'amaboko. None iterambere byaba byiza ko rikura umukristo mu bukristo, cyangwa iterambere aho ryafasha umuntu gukomeza umurimo w'ubukristo? Nibyo ryamukomeza mu murimo w'ubukristo. None abantu bagira iterambere bakava mu bukristo babwiye iyihe nama? Abo ngabo ni kumva baba batandukiriye, kubera yuko uwo babibahaye nawe kumva ntabwo mbizi, ubundi ntabwo byagombye kugukura mu bukristo. ko wateye imbere ntabwo byagombye kugukura mu bukristo. ntabwo byemera kwa. Kamanze mubwire ngo wambaye neza. Murakoze. Umusatsi wasokoje rwose nk'umusere. Ngende umufurere. Uri umufurere? Frere meaning ubwo bisobanura umugabo. Oya, no umufurero ni umufurero cyangwa umufurere? Umufurero. Umufurero. Uri umufurero? Ego, nk'umudive. Umudive. Ahubwo. Ni gutya rero, ni gutya rwose tuba turi naturere. Aho ni sawa. Mama naco kabisa. Nta byaba by'amafeke heya, nta by'ibibandikano. Nta gushakisha bote ngo wisige. Oya, bote twarayivuka. Reka nkubwire ngo ubwiza ufite hari ababwifuza, uko usa hari abashaka gusa nkako, nta mpamvu yo kwishanya nk'umuntu yihindura. Oya. Kuko mu Kristo bisabira ngo ube uko Imana ishaka, nibibe uko umuntu ashaka. Kuko hari abantu bashakisha ubwiza mu kwisiga, ugasaba kwihindura uruhu, bagahindura ukuntu. Ese nk'umukristo ugenda agashakisha ubwiza mu kwisiga, agakoresha byose akihindura uruhu Imana yamuhaye, umusatsi Imana yamuhaye agashakisha, ariko mu byo akora byose akabikora arengera umurongo w'ijambo. Ese nibyo nakubwira, umuntu wamugiriye inama nibyo abikomeze cyangwa sibyo? Oya, njye ku bwanjye mbona atari byo, kubera ko n'ubundi bigaruka nanone kuho aho wari uri n'ubundi nko kwisubira no kwizunguka. Nijoro biba byabaye ibindi biba byasubiye. Nijoro byabaye. Ese ukizeho make-up nijoro se n'ubundi byose. Nagira ngo mubaze mu ncamake urugendo rwawe mu buzima, future ubona icyerekezo ari iki? Icyerekezo cyanjye ubwo turi kujya he mu ijoro mu buzima turimo, ndavuga hano muri rusange. Ngenda umukozi kandi ukora cyane, ubwo rero umusaruro ugira bike. Reka twibutse abantu ko hano turi muri Kentucky, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubushize wambwiye ko waje uturutse muri Congo ndetse wagiye na Cameroon, sibyo? Nibyo. Waje kumbwira ko ubuzima bwa Afrika ahantu wanyuze ukurikije ubuzima bwaho n'ubuzima turimo hano muri igihugu. Wongeye kubwira abantu batakumva cyangwa batarakumva, wababwira ko bitandukanye gute? Itandukaniro ririmo ni irihe? Ahangaha urakora cyane, mbizi ni imboni yanjye. Ushobora gukora cyane, bakora n'ibyo bita overtime, ntanzi ko babyita overtime. Uri gukora cyane ukarenza, noneho ukabona n'ubundi bisubiye hahandi. Mu gihe hari igihe ushobora gushyira ibyo wakoze hariya mu gihugu, noneho bikagukorera, noneho bikajya biguha inyungu. Kandi uba ufite iyo mirima yawe, ntabwo uri kuriha ayo mazu aho ngaha turiha, ntabwo uri nk'umuretwa. Ubwo rero
ni imboni yanjye mbona byaba ari byiza turi mu gihugu byiza mu gihugu hano cyangwa mu Afrika oya ku ivuko urumva rero byaba ari byiza yego none se ukurikiye Afrika warufite akazi Afrika ntabwo nari mfite akazi nafite imyaka 14 namwe aba 70 namwe nari mbese murageranya gute nuko bavuga ngo Afrika umuntu ariga akarangiza ugasanga nta murimo nabyo bibaho hariya hari abashomeri benshi ariko burya nyine twakihangira imirimo biramutse bibaye ngombwa cyangwa umuntu afite uburyo igishoro harimo none urabona ko umuntu yakwiga akarangiza akabura akazi akajya kwihangira imirimo agakora atize atarimwo intandamyi cyangwa se imbogamizi ubumenyi nabwo burakenewe ubwo rero ntabwo babuze byose nk'ingati nyine birazamo kwihangira imirimo ukuntu birafakora gufata bari sawa yego so ukurikije none mu iterambere ukurikije ibyo navuga ati iterambere ry'umukristo ubona iterambere Afrika na hano ari si muri make turi kubariza abantu cyangwa turi numwa za rubanda hano mubwiye abantu batari muri Amerika cyangwa batari mu byo hanze kuvuga ati Afrika nino iterambere ubona ari iterambere bavuga ati kabisa birabaye hano baravanshije nawe iyo hageze nyine urakomeza kuko hari uburyo bwo gukomeza ariko hariya rero kubera ko batugize ngo third world country ubwo ntabwo bakomeza muri uwo mujyi wabo ariko kumva ari bibaye ngombwa bibaye byiza twa investing muri gihugu cyacu abakristu bariko investinga mu byabo bagakura mu iterambere so uri muri Cameroon wari mu murwa cyangwa wari mu nkambi twari muri ka transit mwe mutajya mu nkambi mwaje ka transit kuba n'agateganyo mbega muva muza Amerika namuze mwana n'ubuzima bubi ngo murye impungure zidahiye bishyimbo tabuzima bw'umwanyuzemo wakuriye ku matera ni kuri matera rwose ni kuri matera yari ikibazo nyine ndakoze abantu bijyanye n'ijambo ry'Imana yari ijambo ry'Imana umuntu yumva agakomera akaba n'umurongo uvuga muri Bibiliya ati ngewe uyu murongo iyo mwumvishe umunsi ku munsi uramfasha naho abantu bavuga ibi n'ibi njye ntabwo nabyumva kuko ndavajije mu jambo ry'Imana kuko mfite fact cyangwa mfite impamvu ituma umukristo mfite impamvu ituma nguma kubibamo mfite impamvu itanje intege kuva muri ibi ni ikihe kintu kigukomeza mu bukristo niwe murongo wumva uvuga ati uyu murongo uramfashije hari umurongo ndumva wenda uri muri Matayo muri 6 yawe uvuga ko tutagomba kwibaza ku by'ejo bizaza kuko Imana idufite mu maboko donc irabiproviding don't worry about tomorrow ntukibaza ku by'ejo ntukiganyire so iguha protection urakomeza kwa umurongo ni gukomeza ukumva naho abantu baguca intege ubukristo rwose ufite impamvu itumye uri umukristo yingo rwose none ubona abantu birara hano hanze bumva ko Imana itariho idakora abantu bajya gusenga nta mpamvu yo gutuma bagiye gusenga babagiriye nama nyine gusenga ushatse kuvuga ni iki kubora ko umuntu ashobora gusengera ahantu aho ari hose kubera ko Imana yumva nyine muba muri kumwe aho uri hose ubwo uri kuvuga kujya mu rusengero guterana mu materaniro yera ariyo materaniro ni ingenzi ababishoboye rwose nta ribi bagomba kuza bakahura n'abandi bagasangira bagafellowshipinga
abayirengagiza babwira iki? abayirengagiza rero ubwo nabo nyine ni mu nyungu zabo kumva nta igihombo ubwo nacyo bazakibona ubwo hari n'igihombo bazakibona. Nibyo reka tubwire abantu ko Uwiteka ashobora byose kuko ni byiza, ijambo ry'Imana rirakora. Abantu nk'uko bivuze ubushize basenga bishushanya ntabwo ari byiza, burya gusenga ni ugusenga kandi ugasenga ufite impamvu kandi uzi ko Imana iriho kandi ishobora byose. Kuko ndabwira abantu bari ahantu habi ntabwo twahoze nkaho, ariko hari icyo Imana iri gukora kandi hari aho Imana igeze ikora. Reka dushimire Imana umuremyi wa twese, ushobora byose, uturinda twese, ya yindi igusha imvura ikanyagira ababi n'abeza. Iyo niyo Mana twiringiye kandi iyo niyo Mana ishobora byose. Muri Yobu haravuga ati naho igiti cyatemwa, nta giti cyatemwa ariko ku herezo iyo kibonye imvura kirongera kigashibuka. Kandi ijambo rinkomeza ni uko iyo gishibutse ubwa nyuma ngo kiba cyiza kigatoha kurusha mbere. Ujya ubibona iyo igiti kivuye mu bihe bibi kigaza kikuma ugasanga nta mababi nta mashami, cyakumva akavura kakagwa cyatoha. Iyo kimaze gutoha rero urakireba ugasanga kigaragara neza gusumba mbere. Niryo jambo rye rinkomeza avuga ati burya naho umuntu bamuca intege, naho umuntu yananirwa, naho umuntu agera mu ngorane, ariko ugakomeza guhata ugasonga mbere. Rero bivuga inkotanyi ngo ni ijambo riva gukotana, ugakotana ugahata kwa kundi umuzi wata ugezemo kubuye ugahatiriza ahantu ugashakisha wagira n'agataka wakumutuzi ukubona ngo wamuzi urazamutse ikimera kiragiza hejuru. Ariko icyo kimera cyo kive mu ngorane zikomeye, abantu ntibabone ushayininga umeze gutya ngo ko byahoze buryo hageze hari intambara cyangwa hari uvuyemo kugira ngo umere gutyo. Rero nicyo twajyaga tubwira abantu kandi dukomeza abantu, nimwihebe, nimucike intege, nimunanirwe, mukomeze urugendo kuko isaha y'Imana igeze. Ibidashobokera abana b'abantu, ibidashobokera abantu, ibidashoboka ku Mana birashoboka. Ese wambwiye ko ufite imirimo myinshi ukora. Imirimo ukora ni uwuhe muntu ukubera nk'urugero cyangwa icyitegererezo kugira ngo uvuge ngo uyu muntu nituma mbasha gukora iyi mirimo? Icyitegererezo, umuntu w'intwari cyangwa se umuntu ukora uvuga ati uyu nimba ari urugero runaka utavuga ati niba ari umunasi uyu muntu yatumye nanjye mba mbuye, nimba ari umucuruzi nanjye umuntu yatumye mbuye, nimba ari umuhinzi nanjye umuntu yatumye mbuye. Iki bituma ukota mbega uhata cyane kugira ngo ukore. Ni umuntu reberaho cyangwa biri muri wowe, ni ibintu wumva bikurimo? Ni DNA ariko burya iva kuri mama. Burya mama akunda gukora, na n'ubu aracyakora n'imyaka ye, nimba ari 60 n'ingahe ntabwo myiza, ariko mama yamye akora, navutse akora, na n'ubu arakora. Ubwo rero imbaraga nazo iyo mbona ari gukora nawe uravuga se ndicara bikunde. Hari abantu benshi b'abakozi nyine, ariko DNA nayo urakumva ko nayo irahari. DNA yanjye ntabwo yicara. Burya kubona umuntu akora imirimo akora hano agira gutya bijyana DNA. Ni DNA. Ese ubu DNA unasobanura abantu gute? Ni ibintu baravukanye. Ibintu baravukanye biri mu muntu. Yego. Ni ukuvuga ngo nta muntu beza mvuga ngo barigana cyangwa barigana, nta muntu wabyiga ngo abishobore. Wabyuka bishobora ukagerageza, hari igihe bicamo, hari n'igihe nyine byanga. Niyo mpamvu ushaka kujya nko mu rugo rumwe wajya mu rugo kandi tuvuge uyu mudamu aracyari munsha afite nk'abana nka 2 sibyo cyangwa 4, ugasanga undi mudamu aranakora deja afite nk'abana nk'8, ari ugasanga izo ngo ziratandukanye igeze mu rugo rumwe bati umugore asa nk'utahaba. Wajya mu rundi rugo ugasanga wa muntu ufite abana 8 ni benshi cyane, ariko ugasanga umugore ufite rusumati ufite isuku wajyabona n'abana babamo, ni ukuvuga ngo bakari mu maraso, ni ibintu biba biri muri we. Yego. Nta muntu byiga, najya umuntu ashaka kubyiga akabishakisha bikaza. Uba ubifite rwose, nta muntu ukubwira ngo bikore, biba biri muri wowe. Kuko burya akakubwira byava ngo ntabwo ijambo kuri zinduka byaje kureba, bera ngo ngandere ubusa baravuga ngo tembeya
ukaona hari ibyo byaba mu rugo rw'umuntu yakubwira ngo agibara amazi ugatinya kuyanywa abana basuhuje mu biro bwisubirira kugira ngo nawe yiga murakoze rwose nagira ngo nyine ako kagaciyemo nagira ngo tubwire twajya tujya ngo turwane nawe kandi mu bintu ukora numvise ibintu byawe abantu bakeneye kandi muri sosiyete bifashije abantu urusha kugira abantu wavuze ngo uri umuntu w'umukozi tujya ngo abantu batakuzi n'abataragukurikiye babasha kurikira ubu ngubu abadukurikiye kuri screen yabo bakaba bari kubona Vestine Munganga. Ese izina Munganga ni wo murimo cyangwa tangira ngo udetaye umurimo ukora ni umurimo ki? Okay, izina Munganga buriya ifite ubusobanuro ubundi ni izina ry'ikongo ifite ubusobanuro nyine umuganga umudokita umuki insobanuro nyinshi muri izo kwa ariko ubundi papa yashakaga ko mba umuganga yari yarambwiye ko numvaga nyine nibyo yaninteresaga gukora cyangwa kujya kwiga so ruwe ntabwo natandukiriye nibyo ndimo ndi umulaborante bimazemo igihe hafi y'imyaka 13 nshobora kubirenga rero ibyo ngibyo mbikora full time noneho nkakora n'ibindi ku ruhande kugira ngo mbe contact with society community here rero hari n'indi mirimo nkora ku ruhande kubera ko bafite igihe cyo kuyikora uvuze umurimo w'ubuganga ndibuka ese umuntu abaye aho arwaye akeneye nko kwivuza adafite Medicaid ubona muri gihugu bimworoheye kwivuza afite ubwishingizi? ubundi kwivuza udafite ubwishingizi biragora cyane iyo ufite akazi ni byiza ko ugira ubwishingizi utangiye kwivuza rero ufite akazi utarafashe ubwishingizi birakugora ariko utabufite kubera ko adakora nabyo burya nabonye bimeze nkaho afata bamurihisha amafaranga bamurihisha 20%. noneho n'ubundi 80% ibitaro nibyo biyariho umuntu udakora babaza income bazifite ubwo rero biraruhije cyane biragoye kuba udafite ubwishingizi ukagira ikibazo ukarwara yes murakoze kuri ikintu cyawe burya abaganga nabo dufasha byinshi hano ngo barasanasana burya minsi kicuma turagushimiye ko afashe umwanya kugira ngo dufashe muri rwego rwo kwa muganga Imana igukomeze so waje kumbwira rero ko hari indi mirimo ukora ibintu by'ama insurance cyangwa se ni license insurance assurance yego urakoze cyane assurance bikora gute wafasha abantu mu buryo bakeneye assurance? Okay, kugira ngo ukore mfite license hano muri Kentucky yo gufasha abantu bakeneye assurance mfite za license zose karenye mfite y'imodoka n'iy'inzu nkagira iya medical n'iy'ubuzima so izo zose karenye nshobora kugufasha kuzibona. Uravuze ngo ya mbere ni auto and home and medical life. Nenye rero zitanga zose uko zikeneye. Yego. Ubwo abantu bakeneye nyine ubufasha kwize mu insurance no gushaka. Yego. So urakoze cyane buryo kintu burya ni byiza twabyo tuzatwazana abatumirwa batandukanye kandi bafite icyo bamariye abandi nubwo ku isi nta muntu wabura icyo amaze ariko turabwira ngo ibi bintu mukora biradufasha cyane mu buzima bwacu kuko hano ntabwo watwara imodoka idafite assurance cyangwa se insurance uko baramutse bagufasha ikibazo rwose aho ngaho bari ingorane wibaza ko uri guhenda igihugu ubwenge cyangwa utwara imodoka na assurance kumva ko
mbega uri fier yabyo ariko wamenye ingaruka zabyo polisi yagufasha nibyo tubabwira ko insurance cyangwa se yunuze ari byiza assurance ari byiza kuyijyamo ari ubwishingizi ku muntu ari ubwishingizi ku binyabiziga byose ni ingenzi kandi turagushimiye cyane ku bufasha utanga saba abantu bafite ibibazo bitandukanye kujyanye na assurance bajya baragushaka bakakugana ukabafasha turaza kohereza inomero dufite na kandi ya business yawe noneho tuzabikora ku buryo bufatika kandi bakabona adresse ku buryo bazabona hazabaho impinduka abantu bakeneye ubufasha mu bantu bavuye muri Afurika usanga benshi bari no English rero ugasanga bigoye abantu cyane kubona ubufasha ninde wamfasha ninde nabaza ariko byajya amahirwe nka Vestina afite nomero hano akavuga icyongereza neza kandi akumva ikinyarwanda akumva n'igiswahili ndetse n'ubundi byafasha abantu akaba akeneye ubwo bufasha akunyuriraho akavuga ati nyabona mfasha ndetse ndabizi ko uri travel ufite akazi ariko ufite umutima ufasha niba umuntu aguha serivisi y'umuntu udakora ndabizi ko utabura kumwakira ukamufasha ngo n'ubuhamya natanga so reka kuri ayo assurance tubiveho tujye ku kibazo cya taxi niho Ruzingingata utize mu kwezi kwa 11 gushyira kwa 12 kandi akaba abantu batajya kubona W2 none nkabona nagira ngo Vestina aho hantu nagira ngo tuze kwatinda kandi udufashe neza nyabona mbabare dufashe abantu bafite ikibazo ku nyuma taxi tubwire rero taxi bimeze gute gufasha abantu gute ibijyanye na taxi imisoro reka nagere mbahe ikaze hano kuri Vestina Pro Tax niyo zina rya ofisi yanjye nkorera hano muri Legacy baza kubaha adresse na nimero ibyerekeranye n'imisoro iyo muzabona W2 niziza muri mu mayors zanyu ubwo izo nizo ndazuzuza na 1099 ndazuzuza izo ni za miscellaneous abantu batwara amatagisi amayuba amalift abo bose nabo ndabafasha kuzuza imisoro yabo mukaba mufite ikibazo icyo ari cyo cyose mushobora kukinyeza nkabafasha mfite aba receptionist ari gihe mushobora kuza ntimunsange hano ntahari nabo barahari bakora kuva saa 2 kugera saa 11 ubwo muramutse ari nk'ama W2 amakapi barayafata bakayambikira nkaza kubitunganya byihuse nimba hari ikibazo ufite ikibazo mfite hari igihe umuntu aza kwapurika amataxi yabonye ngo ni bwo kwapurikamo n'ama W2 ngo niba umuntu yishyura assurance y'imodoka ngo azana W2 y'ibyo ngo niba umuntu afite urajya guhaha ngo afite urupapuro arabuzana ese ibyo nawe urabikora cyangwa ntago bibaho hari igipapuro cyitwa 1098 1098 ni interest warishe ku nzu abantu bafite icyo gipapuro kiva kuri banki mortgage yawe iracyohereza nacyo cyohereza muri November so muzakibona kije cyitwa 1098 icyo ugishyira ucyongera ku matariki yawe yes ni forme hari forme umuntu yongeraho noneho gishobora kugabanya izo interest bazikura ku mafaranga wakoreye kuvuga niba warakoreye 30 ukaba ufite interest y'3,000 mbere yuko tutaxa bira 30,000 turabanza dukureho ibyo 3 turi bugutaxe kuri 27 bisigaye ubwo rero nacyo kirafasha most time nimukajye mubisika mu rugo nabyo mujye mubizana kuko biri include yego byose umuntu yabonye biri ngombwa nawe cyosika yego urakoze none se ikindi na amafaranga angahe umuntu yakora ku buryo bavuga ati uyu muntu amafaranga arabona ahubwo azishyura leta ibyo ngibyo biratandukanye biterwa na status yawe
nimba uri gufayiringa single, nimba uri gufayiringa head of household, abadependent bawe ari bangahe, uri kumva ko bitandukanye. So biterwa na income, hari ama income limit bareberaho, ariko uri kuvuga nk'amafaranga, urabona n'amafaranga umuntu abona za return za refund ziba zitandukanye bitewe n'amastatus yawe uko ameze. Yes. Abarizana ukabarebera. Yego. Ya ikindi nacyo numvisha abantu barekarama cyane muri mwaka washize twabize ibibazo nyine abantu baza guhabwa amafaranga avuye muri government cyangwa se duhawe na leta, hanyuma abantu bajya kwa applyinga cyangwa se kudekarara tax zabo bavuga ko amanzo bakoramo amafaranga bahawe barayishyura, abandi ntibayishyure, ahandi mwumva ngo bapuritse ahantu y'amafaranga niyishyuwe, ahubwo utarayabonye bari kuyamuha. Ese ibyo bintu byaba bitandukanye gute, byagenze gute? Abantu bafite ibibazo bitandukanye. Icyo kibazo cyagize abakiriya banjye nanjye ndi include, batuzaniye amaforme yitwa 8012. Ayo maforme yavuye muri IRS. Ayo maforme yari yanditseho amafaranga batanze. Ayo maforme rero iyo wayashyiraga muri system, muri software, yakuragaho amadolari. Amadolari. Okay. So yakuragaho ukabona refund uvanyemo ayo ngayo. Bishatse kuvuga bari bavuze yuko bazongera bakaduha ayo ngayo yarasigaye, ariko nta nabonye batanga. Ubwo rero nta nzi nimba bazayatugarurira muri uyu mwaka wa 2022. Hari igihe batugarura ayo maforme twe tutayabonye noneho bakayaduha kubera yuko ay'ubushize bayakuyeho. So ntabwo nibaza ko bizabasoba muri calculation bakora for this year. Ndibaza hari igihe bashobora kuyagarura kubera yuko amasoftware amwe yakuragaho andi akongeraho for no reason, kubera ko narahamagaye ndababaza bambwira yuko ariko bimeze, rero nta kintu nari kubikora. None se reka nkubadere kabazo kugira ngo abantu wenda tuvuge aze kwapreka nk'iwawe uvuga ati amafaranga wahawe mbere yuko tuguha amafaranga yawe aramanza kurwemo urishura, undi ukumva yapuritse tuvuge wenda yagiye kwapreka nko kwa Sadiki, kana urugero kwapreka nko kwa Sadiki nangwa wapreka amataxi, wajya kwapreka yo kumva aravuga ati amafaranga yawe ntaravaho, ahubwo utanayabonye ngenda dekarara bayongereho. Baba ari abantu badufasha kwa applying tax yaba batandukanye, yabitewe ni competence bikora bitewe ni kenshi ni software ushobora kuyikoresha ibyo ushatse, kubera yuko ntabwo ari ibyo ushatse komputere. Nimba ayo maforme ya 8012 yari mu kuza afite monta yo baguhaye, rero kuvuga ko utayabonye bakayaguha kuko abatarayabonye nandikagaho 0 bakayabaha. Rero umuntu wayabonye nimba ntari gushyiramo iyo monta nawe nubwo yayabonye ntisingiremo iyo monta bari kuyamuha. Rero ubwo nanze guteza ibibazo byo muri 2022 uko forme yari iri niko nayishyizemo kandi niko byagenze. So buriya nibongera kohereza iyindi hari igihe abo ngabo wenda bazayariha noneho ariko ubundi uko forme yari iteye na software abayihagarariye twarabajije batubwira ko ariko kuri kubikora uko twabikoze. Kubera ubundi yari inguzanyo komite ko bari bayarize, yari inguzanyo batugujije, bari batwavanshije kuyo tugomba kubona kuri uwo mwaka. Rero kuva barayabonye ubwo bashyizeho 0 ko batayabonye, nimba barashyizeho 0 ko batayabonye barayabahaye. Hari igihe bayabahaye kuko ubundi iyo umuntu ari gukora amatagisi hari igihe
system ari irekura amafaranga hari n'igihe uba babaye flagged noneho abantu akaba aribo bayakora bakongera bakayaverify so abo system yarekuye barayabonye abo system itarekuye kuko hari abo nigeze nkorera nabo wenda bakavuga ngo bayabonye ariko barayabonye ko batazanye ibyo bipapuro system hari igihe yahitaga ibahagarika no mwarayabonye ikayabaka ubwo rero nta nibaza yuko abantu bayabonye barayabonye bari mu kurekwa ya ni sawa ubwo baza kwisobanukirwa kandi abakimusobanura burenze bazakugana buri muntu burya abantu bagira ibibazo bitandukanye buri mu kibazo cyo gitike yakugana mukaganira waje kumufasha icya kabiri yemba nzandi mu Rwanda mfite ibibazo ngomba kubaza kugira ngo abadukurikiye batagombye gushakira iyo hino bamenye amakuru mu turi hano kugira ngo abantu bamenye amakuru yego bamenye amakuru kandi mu buryo buboroheye n'ubwo twabegereye kugira ngo tubegereze amakuru bajye babasha kumva kandi nizera ko bizagenda neza ikindi ni nk'ubu ku mataxi n'uruzi ngiye kusanga abantu benshi bategeye ku mataxi weta amataxi rwose niyo mafaranga umuntu afata ngo ati nibura nagira ikintu nkora naho mu mafaranga dukora nkuko bivuze gafite ba nyirayo azagenda yandiye buri kwezi azagenda abantu bakibaza umuntu afite amafaranga nabo nyana nayibitse ahubwo burya kuri wa mwaka urangiye kwa dufaranga murajya kwa Afrika twavuga ati burya ahanga nabo kanavuga ati reka nanjye icyo nakora none gute wanzwana gute nk'ubu arigenza kwa Afrika nk'iwawe so reka mvuga urugero rw'amafaranga ukama n'ibihumbi 9 najya no kundi muntu akama ibihumbi 9 aho murahuje aho ni sawa wajya kundi muntu ugasanga guhaye nk'$10,900 cyaguhaye 800 ugasanga bihaye imitandukaniro ugasanga abantu bageze nko kuri bangahe wenda nibugerageje nko ku bantu 3 cyangwa 4 ntago bahuje byabiterwa n'iki ni umuntu ni computer ngenda cyabaza ngibaza buriya ashobora kuba ari software ziratandukanye ariko na done washyizemo ziba zitandukanye ubwo rero nimba wenda reka ndebe abantu dushobora kugira itandukanirizo niba baba bafite 1099 ziratandukanye kuko ushyiramo expenses zitandukanye aho ngaho twatandukana ku ma resulta umuntu abona ariko ama software navuga ko afite itandukanirizo ariko ntago yagira gape ntago numva ko yagira gape irenze 1000 ku ma W2 anyways ntago bishoboka ntago biri logique ke software igira gape nini cyane nagabo cyangwa tukira aho ibipapuro ari bimwe nta n'ikiyongeyemo nakigabanutse oya ko kuryo abena ku bantu basanga ari nka difference y'ikintu na burya niba amadolari 50 bari menshi yego nayo bari menshi none aravuze ni software cyangwa ni impamvu y'umuntu ngende kumva ni software computer et puis software dukoresha ni ya kabiri muri after H&R Block so it's very upgraded and accurate aya amadaburi tutitega ryari yaje batanya kasora le 31 December baba batangiye kuyahereza so muyiteke abo ngabo bakenera pin number nayo yiyongereye kuri za social security zabo kugira ngo amatagisi abashe koherezwa e-file nabo bagomba kuba bazifite bakajya bazisiga mu rugo kuko ziba zikenewe yego harya bamaze gukora amadaburi umunsi wa mbere mutanya kwa Capricorn ryari abantu baba bakeneye kumenya ngo ngenda ndashaka amafaranga vuba byihuse cyane nzaparika nyuma nko mu kwa 5 cyangwa mu kwa 6 nibyo kwa Afrika mbere kwa Afrika nyuma rwose bishobora kuba ari nka same thing kuko ukuntu amatagisi bayasohora muri ARS ntabwo ushobora kumenya uko babigenza so ushobora kwa Afrika mbere ukayabona nyuma waka Afrika nyuma ukayabona mbere ariko umunsi ntabwo bawuvuga sone buriya bazabitubwira umunsi tuzatangiraho ku munsi gatanu kunda kuba ari mu kwa kabiri baba batangiye tureka tukakora ibyo bita e-file tukohereza amatagisi yanyu muri ARS yatangiye kuyakira wambere abantu umunsi wa nyuma abantu basorezaho kuba wakwapura ati uyu munsi uku kwezi rwose n'uyu munsi uje biba byakurangira ntabwo wakwapurika amatagisi cyangwa ntabwo ucyo amafaranga yawe
amatagisi ubundi uyapurika umwaka wose, hari abayakora quarterly, ushaka kuvuga buri mezi atatu, donc ayandi ma tax office nka H&R Block yakora umwaka wose, so nta gihe cyo guhagarika amatagisi, ariko for individuals tax bakunda kuzihagarika mu kwa kane hagati mu matariki 15-17 aho hagati. Iyo ukerewe bagukata penalty, iyo yaba arimo bagukata na interest. So ubu ni kumva wakoresha igihe cyawe neza, ukaza ku gihe, ugahamagara, ugakora appointment, ukaza yego. Murakoze Vestine, Imana umugisha ibibazo n'ubusobanuro kugenda duhereza ko turi hano kugira ngo dufashe abadukurikiye. Ese Vestine, nagira ngo ikintu iyo umuntu bavuze umuco wumva iki? umuco w'umuhe, umuco mu bantu, umuco hano bavuga umuco, iyo uzi umuco ku ruhande rwawe wumva iki? umuco, ijambo umuco nakunda kubyumva cyane mu gihugu hano, ariko nabo bajya bafite umuco, ariko imico yabo nayo twatangiye kuyinjiramo, ariko ntabwo ijambo umuco bijya mbikora cyane uko bivuga, uko menya ntabwo mbisi, ntabwo ijambo umuco ndiza, ariko umuco we ndawuzi. Umuco warawuzi? Imico iratandukanye mu bihugu, mu Rwanda naho twari tuyifite, muri Congo barayifite, buri gihugu kigira umuco wacyo. Ese no kwizera byaba ari umuco cyangwa no kwizera nayo ndumva ari umuco? No kwambara neza ngo ni umuco? No kwambara neza burya twabifata nk'umuco, n'abakongomani ntibagira umuco wo kwambara neza rwose. Rero kwambara neza n'umuco wawe niyo ndwara urwaye? Niyo ndwara ukunda kurwara. Kwambara neza. Mbese turagenda tugana ku musozo. Ese urumva hari ikintu ufite waganiriza abadukurikiye ngo dusoze ikiganiro cyacu cy'uno munsi? Yego, twagize ikiganiro cyiza none ariko ndibutsa akantu naje nkubwira ngo mfite nka gift yawe rwose, uze kunyibutsa, nkakubwireho. Yego, tarasoza. Yego, ntabwo twibagiye kubwira abadukurikiye ko abantu bakenera kubona citizen zabo, nakwikira abantu citizen, green card nazo ndazapurika. Abashaka kujya mu gihugu bagifite I-94 cyangwa bagifite green card, abo nabo tubakurikira travel document. Ubwo rero abatari babizi namwe murabimenye, mutugane, murakoze. Ndumva ibyo bintu ari byiza cyane. Ndumva ufite imirimo myinshi, kuvuga ngo abantu bakeneye ubwenegihugu citizen urabapurika, abakeneye green card urabapurikiye, abakeneye traveling bakasubira hakurya nabo urabapurikira. Ubwo bari kubyumva neza. Hanyuma abakeneye kwapurika nuzo, abakeneye kwapurika passport, abakeneye kwapurika passport mujye muri post office, yabakunda kubafasha, naho yankubaganiye nta ribi rwose, ntabwo nari nayapurika, ariko ndumva nayo yoroshye, nayo twayapurika. Buriya passport nayo twayapurika. Yego, murakoze rero Vestine. Icyo nashaka kugira ngo mubwire, burya babwiye abantu badukurikiye ariko bakubonye kandi bakeneye kugira ngo bavugane. Hari umuntu wambwiye ati uzamumbarize, kandi mu rwego rwo kugutuma nk'umuvandimwe. Yaratwibwiye, ese ni umukobwa ni umugore? Ko nyine nabonye ari agakumimbwira ameze gutavuga ati nzamukubariza. Wowe ninde wabivuze? Mubwire ko ndi madamu rwose, mfite abana 2. Dore nguyu wabivuze. Bamubonye? Uyu musore rwose ngo yari yanyuzwe. Ubwese umugore wubatse ufite abana 2.
ubwo keretse nimba ashaka gushinga urwa gatanu. Rwa gatanu. Afite urwa kane se. Rwa kane narwo nyine uri kumva ko yaba yarurenze. Turabona ko ari umusore boga ntacyo abaye. Umubogari turamushakira we ntagire ikibazo. Aramushakira. Yambwiye ngo baze ati ni umumama arubatse afite umugabo n'abana. Ubatse n'abana babiri. N'abana babiri. Yego. Kabisa. Uno kuva ngo niba ari yanumye mubwira ati yewe kora y'amaso. Nibyo. Ifite yanjye yaragisubiye. Babyumvishe. Yego. Murakoze cyane Vestina kabisa ikiganiro cyawe cyadufashe kandi nizera ko tuganire bizafasha abantu benshi ariko nawe ndangije n'abaje umuntu ikintu cya challenge nyacyo kugira ngo mbaze umuntu mwe nk'abantu b'ababyeyi murabizi kandi nkaho ukora mu by'amategeko cyangwa se bijyanye no kwapurika abantu ibyangombwa ubuzi ko amategeko akora nuko agenda nuko agenga abantu naravuze umuntu umudamu nk'ubu urabona muri kumara intambara birashushe nk'ubu tuvuge nk'umudamu urabona Kongo n'u Rwanda cyangwa se Burundi n'u Rwanda bifitanye imipaka ariko hagati y'umupaka wa Kongo n'u Rwanda hakabamo harimo akantu k'akazonetre k'akabuga runaka uwo mubyeyi akava muri Kongo ari guhunga yagera muri ako kazonetre hagati yarenze umupaka wa Kongo ariko n'u Rwanda atarabambuka kiri hagati akabyara yamara kubyara agakomeza agenda wa mwana amufite ese uwo mwana nagira hakurya azaba iki gihugu kugira ngo abadukurikiye byumve umwana wavukiye mu nzira azaba umupaka bazamwita se imipaka noneho none si imipaka ni igihugu ahubwo ni imipaka igabanya ibihugu none kugira ngo abone identity nicyo cyagira ngo abantu dukurikiye babyumve azafata identity yahe kugira ngo abantu bave mu rugabanga wenda uwo byabayeho amenye ko yabyifata ese imipaka kari ibiri ubwo nta kuntu nyine nimba bagize zone neutre ubwo nta hantu bihurira none azafata identity yihe azafata yahavuye ababyeyi y'ababyeyi we aho bavuye abadukurikiye babyumve niba ariko bimeze ni byiza atari ko bimeze mu comment mutubwire ese ashobora gufata identity ya hehe nibyo Imana rero igumugisha turagushimiye ku mwanya wawe waduhaye namwe mudukurikiye turabashimiye ku mwanya wanyu mwafashe ubwo dukurikira kandi neza ko ibintu bizagenda bibafasha kandi bizagenda neza turatubazana abaturage batandukanye ari abapasiteri cyangwa se abakozi b'Imana bafite ijambo ry'Imana ari abafite ibikorwa bitandukanye bashaka kudusanganiza kugira ngo ibibafashije natwe bidufashe kubera Bibiliya avuga ngo ikigufashije uzagifashe n'abandi uzakore ikigufitiye akamaro hanyuma ikigufitiye akamaro ubikore kugira kigira akamaro n'abandi ni ukuvuga ngo ibinyunguye nawe bikungure kuvuga ngo rero ibikunguye n'ubibana muri wowe ntacyo byatugezaho ariko n'ibikorwa kudusanganiza n'ibikorwa kugira ngo kuko byagufashije natwe bidufashe ibigufashije bimfashe ibikunguye nanjye binyungure ubundi nicyo Bibiliya ivuga niko abana b'Imana bagombye kubaho nta muntu ubaho kugira ngo ibintu bibe bye ahubwo ibintu turabisharinga tukabisangira kugira ngo bidufashe kuko nkunda kubwira abantu Imana ishobora byose ushobora kunyanga ariko Vestina kankunda ushobora kukwanga urunanga gukunda nta muntu wangwa na bose rero kandi fete avuga kura ukagera ku ntego nayo ndiyifuza ko utakigeraho ukakigeraho kubera nababona bose kandi ibyo byose akaba ari Imana ishobora byose rero twebwe twakwifuza ko ibikorwa dukora byakundwa na bose twakundwa na bose nawe bitashoboka ariko twebwe niyo ntego niyo cyifuzo cyacu nawe se ntego yawe niyo cyifuzo cyacu rero wowe uri kunyanga uranyangira ubusa ushaka wankunda kuko njye niko cyifuzo cyanjye kuko biravuga ngo urukundo rwihanganira byose ijuru rizajyamo urukundo rero we wa mukristo we cyangwa wa muntu we uri kwanga umugenzi wawe ukanga umuvandimwe wawe kandi ukavanga uri guharanira ijuru ukajya gufata umwanya ugategekera gusenga utagira urukundo nta juru ry'urwango rufite nta juru ry'urwango ruhari ijuru rizajyamo urukundo kuko ni Imana twabonye piramide uburyo yubatse ni Imana baseje agasongero mu rukundo iyo niyo Mana rero Imana nayo ni urukundo itegeko ryonyine ni ukuri ndabashimiye
Imana igumugisha. namwe baheze. Ariko nakurangiye isoko wahiramo ibyo kurya bitandukanye wifuza kandi byiza byubaka umubiri, n'ahandi wabisanga gana Sadiki Shop. Iyo ngo ni international store, aho ngaho ukahagera na ba aderese netwapine mu kiganiro, ubundi ugende mwihahire mugire ubuzima bwiza. Tubifurije amahoro y'Imana, Imana igumugisha. Murakoze cyane namwe. Thank you so much. Thank you. I think nanone Vestine, reka nongere ngubaze akantu gato nibagiweho gatoya, ko tuvuze ko muri iyi minsi nyine abantu bagiye kora W2 bakapurika amatagisi. Ese ayo mafaranga abantu babona nabagira inama, ayo mafaranga babonye icyo bayakoza? Yego twari twibagiwe kubabwira ko dushobora kuinvestinga amafaranga muri real estate ni ukuvuga ngo abadafite amazu bashobora kuyagura. Mfite umu-investor, mfite umu-realtor dukorana kandi rwose babifashamo neza. Ubwo rero abantu bakenera kwinvestinga amafaranga yabo muri real estate, kugura amazu, abo ngabo nabo turabafasha. Ikaze hano muri Regas. Nibyo urakoze. Uvuze ku kintu cy'inzu, ndibuka hari igeze guhura umuntu aza kumbwira ko ngo adashobora kugura inzu, ngo azibera muri paritema, akayishyura paritema. Kandi nagiye kuhara nsanga imibare yo kuba muri paritema umwaka amafaranga umaze kwishyura, yaba ari kwishyura inzu waguze umaze kwishyura amafaranga menshi. Ese uwo muntu uva ntabwo yava mu nzu ngo yo kurentinga, azashobora yishyura amafaranga buri kwezi akodesha no kugura inzu? Wabagiriye inama, ni ikihe cyiza ubona umuntu yakora? Kugura inzu ntabwo ari ukugura inzu, ni uko investisamo so to speak. Rero abo bantu nabo biterwa n'imyumvire, ariko ni byiza ko twicara one on one tukaganira, nkabaha ibisubizo byimbitse, kubera yuko iyo barebye imibare noneho nibwo babibona neza. Murakoze. Yego. Ntabwo uvuze ko umuntu yagura inzu, ibyo bya real estate ntabwo umuntu ashaka kugura inzu? Ntabwo ari ukuvuga ko uguze inzu uba wifatanyije na banki. Yego. Ariko nyine iyo uyirangije kubigura, iyo urangije kuyiriha nibwo uba uyiguze, nibwo ibaye iyawe. Ubwo rero ko muba muri partner na banki, nibyo mpavuze ko yaba utayiguze. Ariko at least ko haba hari pariti y'amahera yawe principal, ariko ya quelque part ushobora kuvamo kuvuga ngo uvuye muri iyo nzu cyangwa uyigurishije cyangwa ufite ayo mafaranga urayabona rwose. Okay. Urakoze kuri iyo kintu. None se ubwo abantu bavamo ntabwo bava mu kurentinga ngo bagomeza mu kwibera muri amazu yo gukodesha? Ndumvise ari kugura nyine, urangiza inzu ibi yawe amaze kurangiza kuyishyura. None abantu kugura ni byiza, ko umuntu ajya muri system yo kugura inzu ni byiza, cyangwa abantu bagomeza bakakodesha? Gukodesha ni igihe, guta umwanya, guta amafaranga, ntabwo ari good investment, ntabwo ari byo nakwitiramo. Ni byiza Vestine, urakoze. Hari ikiganiro twakoranye mbere, numvise ufite ibikorwa byinshi cyane, ariko nubwo utanambwiye imbaraga zo gukora uzikura he, ko numva ufite ibintu byinshi cyane, ko wajya gusanga avanga ibyo bintu bikora abagabo, nkaba mbona nk'umudamu cyangwa se igitsina gore ukora ibintu byinshi cyane. Izo mbaraga uzikura he, ziva ku ki? Ziva ku Mana, ziva ku Mana. Nuko urakoze cyane. Ariko manzi urukunda n'igihugu cya Kongo cyane, ko ndabona agatambaro wambaye karimo idarapo rya Kongo. Ni umukongomani w'umwimerere rwose. Yego, ndanahakumbuye. Uranahakumbuye? Wari wabimenye ko icyo gitambaro cyawe kirimo idarapo rya Kongo? Ntabwo nari nabimenye, ariko buriya niyo mpamvu nagifashe. Nibyo ndabibona rwose. Urakoze cyane, Imana igumugisha, kandi muzagomeze mugire akazi keza, muzazamuke. Nibagiye kubaza akantu, ese wumva ushaka kugera, wumva ushaka kubona amafaranga na gute kugira ngo uvuge ngo aha ngaha ndatosheje, naba ndekeye aho gukora? Ayo mfite arahagije. Nta yandi ukeneye? Ayandi nyine azajya azana yo gukora ibindi bikorwa, ariko ntabwo mfite umururumba w'amafaranga. Waranyuzwe? Ni ukuvanga ari gukorana utw'inyongera kugira ngo ugende wishyura aho ukandagiye inyanya z'abandi. Yego. Ni ukuri.
ndakubona rwose amaze kunyurwa nk'uwayagezemo. nawe nuko Sawa sawa, Imana igufashe, urakoze cyane. Sadiki Shop nangwa se African Market iranga muri Kentucky Louisville. N'abasisikariza yuko Sadiki Shop ashoboye wakeneye ibyo kurya gana Sadiki Shop arashoboye wakeneye amavuta yo kwisiga nka Rolite nangwa se Moviti wagana Sadiki Shop wakeneye kurya se ibiryo by'Afrika nk'ibitoki nangwa se indagara Sadiki Shop gana Sadiki Shop arashoboye. Sadiki Shop ateka amandazi, Sadiki Shop ateka chapati, Sadiki Shop ateka sambusa. Byose wangana ndabizi ko ari ushobora kufitikira ukavuga ngo ntafite umwanya wo guteka gana Sadiki Shop. Sadiki Shop arashoboye. Sadiki Shop acuruza amamesa, Sadiki Shop wasangayo byo kurya byose by'Afrika, inkoko z'Afrika nangwa se fresh meat, inyama z'ihene nangwa se inyama z'inka zose wazisangayo, inyama zibagiweho. Sadiki Shop afasha kwapurika amataxi y'umwaka, akongera agafasha abantu kwishyura amabili yawe. Waba ukeneye kohereza amafaranga yawe muri Afurika gana Sadiki Shop. Sadiki Shop aragufasha. Waba ukeneye kumenya byinshi cyane, nomero za telefone wamushakiraho ni 502 661 333 7. Uwo ni Sadiki Shop. Sadiki Shop muri Kentucky Louisville, muganeho byose aragufasha. Sadiki Shop afite imodoka imura abantu. Sadiki Shop afasha abantu mu by'ubukwe. Sadiki Shop abagejeje ibiryo by'Afrika. Sadiki Shop arashoboye. Bavandimwe mu mugane Sadiki Shop.